Niba ukunda gukoresha urubuga rwa TikTok cyane cyane kureba amavideo y'ababyina, nta kabuza uza ababyinnyi Purple Speedy na Chris Podar. Mu minota mike umpaye ugiye kugezwaho ikintu cyose ukeneye kumenya kuri aba babyinnyi. Bavukiye he, ryari, amazina yabo bwite ni ayahe, imyaka bafite, ese bahuye bate, ese barakundana, ese barashyingiwe, ese barabyaranye ndetse n'ibindi. TikTok ni urubuga abantu benshi bafata ko abarujyaho baba bagiye guta umwanya cyangwa se ko ari ibintu by'abana, ariko ababisobanukiwe bazi uburyo bakoreraho amafaranga. Muri iki kiganiro tukaba tugiye kureba uko TikTok yahinduriye amateka Purple Speedy na Chris Podar. Ubu bakaba bari mu bakire bakoresha imbuga nkoranyambaga mu gihugu cya Nigeria. Purple Speedy ni umukobwa wo muri Nigeria, akaba ahanga udushya haba mu mbyino cyangwa amashusho yo gusetsa comedy skits, byose bikaba bizwi nka digital content creation, akaba na brand influencer kubwo kwamamariza ibigo bitandukanye. Ubu ni icyamamare, akaba akurikirwa n'abantu miliyoni 15,700 ku rubuga rwa TikTok ndetse na miliyoni 1,600 ku rubuga rwa Instagram. Akunda gukoresha ibara rya mauve, aho yasobanuye ko mauve cyangwa purple ari ibara risobanuye loyalty cyangwa se ubunyangamugayo. Mu mwaka wa 2025, Purple Speedy azuzuza imyaka 27, akaba yaravutse ku wa 10 Ukuboza mu mwaka w'1998 muri Iboko muri Benin State yo muri Nigeria. Avuka mu muryango w'abana 4 b'abakobwa, akaba ari ubuheta. Imfura yabo Faith Piva akaba yarabasize ajya kwiga mu mahanga kuva mu mwaka wa 2014. Kuva ubwo Peace Evelyn Piva wamamaye nka Purple Speedy agumana na barumuna be babiri, Tiwa Piva ndetse na Gloria Piva hamwe n'ababyeyi. Amashuri abanza n'ayisumbuye yayize muri Iboko mu gace yavukiyemo, nyuma aza no kwiga kaminuza. Yatangiye kwigaragaza ku rubuga rwa TikTok mu Ukuboza mu mwaka wa 2020, nyuma atangira kumenyekana mu ntangiriro z'umwaka wa 2021 abifashijwemo n'umunyeshuri bigaga ku kigo kimwe uzwi nka IT Finest kuko yamwerekaga uko babyina. Yaravuzwe cyane ko aba bombi bari mu rukundo, gusa ntabwo byakomeje baza gutandukana. Mu Ukuboza mu mwaka wa 2021, Purple Speedy yari ari kureba video kuri TikTok. Kuri FYP hazaho video ya Chris Podar ubwo yari ari kubyina Shege Challenge. Purple Speedy ayibonye ayihanga amaso arayishimira, aza kwandikira Chris Podar kuri Instagram inbox amubwira ko azi kubyina cyane kandi akabyina ibintu byihariye. Chris Podar yaramushimiye. Kuva ubwo Purple Speedy atangira gukurikira Chris Podar, ariko Chris Podar ntiyamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Chris Podar nyuma nawe yaje kubona video ya Speedy kuri TikTok ari kubyina challenge, nawe abona Purple Speedy azi kubyina, nuko nawe aramubwira ati uzi kubyina neza, maze Purple Speedy amubwira ko nubwo azi kubyina ariko ntabwo yageza ku rugero rwa Chris Podar. Kuva ubwo Chris Podar nawe yatangiye gufollowinga Purple Speedy, nuko bakajya baganira, ubucuti bwabo buza gukomeza. Nyuma baje gupanga guhura, umubano wabo uza kuba umugisha, ubafasha kumenyekana cyane kurushaho. None ubu akaba arabajije tafaranga, bazwi mu kubyina challenge ndetse no mu kwerekana bimwe mu bigize ubuzima bwabo bwa buri munsi, nko muri travel vlogs ndetse no muri video zisetsa comedy skits. Chris Podar ni umusore ufite impano idasanzwe yo kubyina ndetse no guhanga imbyino, aho azwi nk'umukoreographer ndetse yamenyekanye no muri video zo gusetsa, akaba na brand influencer. Amazina ye ni Chinye Elijah Paul, akaba yaravutse ku wa 18 Ugushyingo mu mwaka w'1996. Ubu mu mwaka wa 2025 azuzuza imyaka 29. Yavukiye muri South Eastern State ya Nigeria mu muryango w'abakristo. Yari afite inshuti ze zizwi nka Voltage na To Sky Smash, ariko ubu bakaba barabaye 5 kubwo kunguka inshuti zabo Purple Speedy na murumuna wa Speedy Tiwa Piva uzwi nka Lovey, ubu basigaye ari 5. Chris Podar akurikirwa n'abatari bake, aho ubu kuri TikTok akurikirwa n'abantu miliyoni 12,100, naho kuri Instagram akaba akurikirwa na miliyoni 1,100,000. Bamukundira cyane imbyino ze zihariye utasanga ahandi. Mbere byaravugwaga ko bakundana, ariko ba nyir'ubwite batarabyemeza, ariko kwa 14 Gashyantare mu mwaka wa 2023 ku munsi w'abakundana, Chris Podar yapostinze Speedy yandikaho amagambo ngo Meet my Valentine. Kuva ubwo urukundo rwabo ruba rumenywe na benshi, ubu bakaba badasiba kugaragaza uburyo bakundana ku mbuga nkoranyambaga. Ubu ntabwo barakora ubukwe ndetse ntabwo baranabyarana. Ku wa 3 Ugushyingo mu mwaka wa 2024 ubwo bakoze ikiganiro kuri YouTube channel ya Purple Speedy, babajije Purple Speedy igihe yatangiye gukundira Chris Podar. Yavuze ko atibuka igihe yamukundiye, gusa uko bagiye baganira yaje kwisanga amukunda.
ntazibana zidakomanyije amahembe. Babajijwe nimba hari igihe kigera ku buryo bigeze gushwana, bavuga ko byabayeho ku buryo hamaze nk'iminsi nk'itatu batavugana, ariko gusa byaje kurangira biyunze. Babajijwe hagati yo guhitamo Imana cyangwa umukunzi bahitamo iki, bavuga ko bahitamo Imana kubera yuko na Bibiliya ivuga ko nushaka ubwami bw'Imana n'ibindi uzabyongererwa. Bityo iyo ufite Imana uba ufite n'umukunzi, ariko ibintu bitarimo Imana ntaho byagera. Ibyamamare ntibibura kugira komenti mbi, ababa babavuga nabi baba ari benshi, bityo bo barabimenyereye, iyo babonye komenti mbi birabasetsa kuko ubu bamaze kubimenyera, kuko bazi neza ko mu kintu cyose wakora haba hari abantu bakunda ibyo ukora cyangwa se babyanga. Ubu ngubu bakaba barahisemo kujya bakora bo ibyo bashaka, maze ababakunda bakabakunda ndetse n'ababanga bakabanga. Papa Speedy yabajijwe ikintu atazibagirwa mu rukundo rwabo, avuga ko ari igihe Chris Potter yamuguriye wig, ikaba yaramushimishije cyane, atari ukubera ihenze cyane cyangwa se kuba ari wig, ahubwo kubera ko ariyo yari akeneye. Aba bombi bavuze ko buri wese afite access kuri telefone y'undi, aho buri wese aba azi passcode ya telefone ndetse aba azi na pin ya bank account y'undi. Bikaba byarafashije Chris Potter kujya muri telefone ya Speedy, maze aza kumenya ikintu akeneye kugura, aza kumenya yuko yari ari gusevingira amafaranga kuzagura wig, kuko wig arazikunda cyane, maze aza kuyimugurira. Babajije Speedy ikintu cyatumye abona yuko Chris Potter ari uwo bagomba kuba bari kumwe cyangwa se ari we agomba kuba ari gukunda, avuga yuko icyamweretse ko ari we wa nyawe ari ukubera iyo ari kumwe nawe aba yumva afite amahoro, ko ari umuntu bahuje intego, barumvikana cyane, kuko iyo abantu batumvikana bikomeza biba bigoranye. Aba bombi babajijwe se bakora iki mu gihe umwe yaciye undi inyuma. Bavuze ko ari ubwa mbere yabanza akamubaza impamvu yabiteye, yasanga ari we akikosora, yasanga ari ibintu byamugwiririye akamubabarira, ariko ngo biramutse bibaye ubwa kabiri yabona ko yabigize ingeso maze ntamubabarire. Aba bombi banditse amateka mu mwuga wo kubyina kuri TikTok, ndetse bakaba bakurikirwa n'abantu benshi cyane. Wakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro cyagarukaga ku mateka ya Papa Speedy na Chris Potter. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro tuzajya dukomeza kubagezaho.